Hello nanone nongeye kubasuhuza mwebwe ndabashimiye cyane ubufatanye bwanyu, imbaraga zanyu, ndabashimiye cyane urukundo cyane Imana ibahe umugisha. Kuri uyu munsi rero tugiye gukomeza na pati 3 yacu. Uyu munsi tugiye gukora play na delete cyane, turakora operation ariko nagiye mbona mu bintu twagiye dukora rwose twagiye dukora ntabwo ntabwo ndakeka ni bakeya babasha kugaragaza uko babibona, kandi burya bitera imbaraga iyo umuntu yakoze ikintu abantu bakagaragazamo imbogamizi ndetse n'aho byagenze. Mujye mumbwira muri comment kandi nagira mbibutse mbere y'uko dukomeza rwose, wowe uri kureba iyi video utarakora subscribe, utarasharinga rwose, utararayikinga, nagira ngo ubanze ubikore mbere y'uko dukomeza, kuko ni inkunga ikomeye rwose. Ni ibintu bitagoye gukora. Urareba hasi urabona ahantu subscribe, ukandeho ukore kuri subscribe all kugira ngo n'izindi video zose tuzajya dushyiraho z'ubwenge zijye zibasha kukugereraho igihe kandi mu ba mbere. Ndabashimiye rero ko mukomeza kumfasha, mukomeza kugira uruhare runini nyine, nubwo bamwe nyine ubona bikomereza badatanze subscribe, ariko ntabwo biba ari byo. Byiza ni uko mwajya mumfasha kandi byatugirira umumaro twese. Nk'uko twagiye tubikora ku zindi video ziheruka, ndakeka hari ibibazo mwagiye mutanga, ibibazo twagiye tubikosora bimwe na bimwe, n'ibitarakosoka reka twizere ko bizagenda bikosoka gake gake. Abantu rero muzajya mugira ibyo mwifuza, bazajya bakenera ibindi wakoraho video runaka, ndahari kugira ngo mujye mumbwira icyo mwifuza. Nicyo comment ibereyeho, kugira ngo mushyiremo ibyifuzo byanyu n'ibibazo byanyu n'inyunganizi. Kandi nagira ngo mubwire n'abantu baba bakeneye note zabafasha kumva neza ibi bintu, note zirahari uzajya azikenera. Muri description harimo nomero ya WhatsApp, watwandikira tukaziguha kuri WhatsApp, ukazibona zagufasha kumenya andi matamu runaka yakoreshejwe muri note. Ibintu byose muzajya mwifuza ndahari kugira ngo mbafashe, ariko namwe umusanzu wanyu mbasaba ni ukugira ngo mumfashe mujye mukora subscribe, kandi mu gihe bikugezeho mu ba mbere ube uwa mbere wo kuba wayisharinga abandi kugira ngo bayibonere ku gihe, kuko ni ibintu byiza pe, bifasha umuntu kandi bikanamutera imbaraga. Ndabashimiye rero mwe mudahwema gukurikirana uyu muryango wacu, iyi channel yacu Soul Expression. Ni channel nziza kandi channel nziza, mujye mushishikariza abantu baze nawe, kuko ibintu dukora ibintu wirirwa ureba kuri tutorial z'abazungu nyine bakora ibintu ugasanga hari naho baguhishe, ugasanga we yatangiye poroje yayihereyemo hagati, ntuzi amapakeji yashyizemo, ntiwamusobanuza agusobanurire mu kinyarwanda ibintu byumve neza. Rero mureke duteze imbere iby'iwacu rwose, ikinyarwanda tutorial tuzikoramo murabibona neza, kandi ni ibintu byiza. Namwe rero mube abantu, nimwe mugomba kubipromotinga kugira ngo ibintu byose tubishyire mu rurimi rw'iwacu, ibyo abandi bakora natwe tubashe kubikora. Reka rero ntabatindiye ntangire gukora display, dukore na delete. Iyo turarara tuyisoje. Ntabatindiye rero reka dutangire.
murabyibuka ko dufite folder yo twita Inkscape. Iyi Inkscape niyo dukoreramo project yacu yose, niyo tuzakoreramo ya task ya code. Turayifungura tuyinjiremo, ibisanzwe twinjire muri CMD kugira ngo tujye gufungura code editor. Arindira, nyamuneka wowe utarakora subscribe, nicyo gihe ngo nawe ushyireho uruhare rwawe, ufungure text editor ya Visual Studio. Abantu ibibazo muzajya mugira muri kuraninga, amayera muzajya mugira, mujye muyandika muri comment, dufatanye mbereke tekinike ukoresha mu gukorekitinga error. Nubwo nyuma wenda nimubishaka muzanyandikira muri comment, dukore video y'uburyo wajya ukosora amayera yose aba muri ibi buryo, nta error n'imwe yajya ikunanira kuyisoza. Noneho reka tubanze turaninge turebe ibyo twari twasize turaninze. Ko biri bizima, ubundi dukomereze. Vitamine iri kuraninga ko tugiye gukora display rero yo gukora niraba displayinga cyangwa se igaragaza ibintu byose biraba biri muri latebo, byinsatinzemo byose irabidisplayinga bimeze nka list. Mu gihe rero kiri kugira, urumva turakenera fayilo ya display. Ndabona byaba bikora. Tugiye kwinjira muri backend, noneho tuyistartinge. Aho yabaye started backend, iyo no kuri front end, winjire muri front end npm run dev iraninge. Tegerezaho gato, nayo urabona already yabaye running. Noneho turebe output. Tegerezaho gato. Mwibuke gukora, umuntu utarakora subscribe adufashe nyamuneka akore subscribe. Murabona ya interface, interface twari twakoze, gusa nyine murabona turi gushaka kugira dukore operation uvuge ngo turayisoje. Noneho nituyisoza nk'iyi ntabwo ari design rwose, tuzafata umwanya tuvuge ngo design wakora gutya, dukora utuntu turyoshye turyoheye amaso ku buryo uzajya ureba abantu ukavuga ati ntabwo ari njye wabikoze. Urareba ya insert iyi, noneho code first turabanza tunafungure XAMPP. Turabanza tuyifungure.
Mhm. Akazampu ramp control ihangane ntago gifunguka, turahita tuza hano muri ya foda ya source, muri iyi foda turakora creating n'indi file tuyite display.jsx javascript importing import react importing react importing import Axios from Axios, then function display return the and the div paragraphs paragraph display, then duhite tuza exporting export default 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 display. Turasevinga duhite tuza muno muri app twongeremo importingemo iyi display import display from display from display, duhite tuza hano naho iyi routing ngo ni display na hano display saving, turaza no muri home turebe ko link koko ari naho nagira ni display
saving. Nituza muri browser yacu ya turi kuraningiramo, tegereza umuntu gukirika kuri display, urabona irimo irakora. Ubu rero tugiye gutangira dushyiremo kode zo ku display za kode yacu. Noneho kugira ngo tujye dukora kuri insert ihite yijyana kuri display, turaza hano twashyize press.json.log ari response. Noneho duhite twongeraho tuvuge ngo navigate, turabanza tudekarare iyo function, tuvuge ngo const navigate irangana na use navigate. Noneho duhite tuza hano hasi, wibuke kuza kuimportinga use navigate. Noneho duhite tuza hano hasi twandikemo ngo navigate ushyiraho bracket display. Ubwo nibizajya biba okay inserted, bizajya bihita bikunavigatinga kuri display. Urugero output noneho turagaruka muri display, tubanze turebe ko iriya linking iyo yakunze. Mashini iri kugenda gake, ariko murihangana, ni nawo mwanya namwe wo guhita musimbukira kuri subscribe mukareba uko bihagaze, ko muri kuzigeraho neza. Dushyiremo wenda ID ya 34, employee name dushyiremo Anita, then role dushyiremo ari manager twarding. Abona ari twardinga birahita bitunavigatinga hano, nidukora kuri add biratunavigatinga hano. Okay, ubwo noneho tugiye gukora display ku buryo data zose ziri muri database yayo zihita ziba fetch, zikagaragara kuri interface. Turaza munsi y'iyi function twandike const data get data use state. Noneho urabona const data iki turayidekarara, tukaza tukanongera tukayisetinga use state. Izi ni hook function
muri note muzazibonamo uburyo zikora. Noneho Axios ifasha guhuza backend na frontend. Get murayizi ko ari method dukoresha mu fetchinga data. Noneho tukagira HTTP, iyi ni ya link iduhuriza backend API endpoint. Noneho nibiba okay data ziri bube fetched. Noneho iyi ni error nayo tudeclare. Noneho tuze dushyiremo na delete Axios dot delete aha. Noneho then turavuga ngo const handle delete ko tugiye gukora noneho delete tudeclare handle delete. Uburyo delete iri bubeho, turazajya tudeletinga id axios.delete http. Iyi ni ya link, iyi id niyo turi buze gusiba, niyo twadeclare yari iyi ngiyi. gato .then console.log. urumva aka niko gafiltering mu gihe turi busibe iri buhita isiba iyo id runaka, ko turahita dukoresha tugasiba. Noneho dusetinge na error.catch error console.log error. urumva iyi turaza kuyideletinga dute? id yose ninkora kuri delete, iyo id runaka nkozeho niyo yonyine irasiba. Ariko nkuyeho iyi id hano, najya nkora kuri delete zose zikisiba kuko ntaba nadeclare iyo ndi busibe. Noneho ubu logique ni nkaho tuyisoje yo muri hano muri display. Logique yaho turayisoje. Noneho ubu twagiye gukora interface. Noneho tukayifunga. Dufunguremo iyindi div. Urareba dufite iyi background dukoze na hose. Iyi ni background ya table iri displayingemo za data zose. Tukagira table border iraba ifite amaheader ane. Turagira employee id, employee name, role na actions. Izi nizo turi bukoreshe, nizo ziraba ari header. Noneho tugire indi logique yo kuza gufetchinga za data. iri bukorwe gute? Ufate data.map item. urumva ni za item twadeclare. buri item nimba ari employee
iraba fetchedi ize muri za table nyine munsi ari nka table data ari table head. Noneho urabona na ya button ya delete ari naho twakorinze ya function twadekaraye handle delete kugira ngo ize kudiritinga ID yose y'ubukirikeho tudirite, tukadusevinge hanyuma tujye kureba output. Murareba hano twa displayinze ariko hari head zonyine ntabwo data zabaye fetched kubera yuko ntabwo twigeze dushyiramo backend SQL yo kugira ngo dufetchinge data zose muri backend. Noneho reka tugende kongeramo izo data muri server. Turaza hano muri server munsi ya insert abibona dushyiremo app.get display. Noneho const SQL turavuga const SQL select all from employee kugira ngo nyine employee duselecting data zose dukoresha iyi SQL. ib.query iyi ni kwa kundi tubikora bisanzwe ya duselecting kugira ngo data zose zize kuba fetched. Yaba turi bukore data runaka ntabwo twashyiramo all, twaziselecting data turi bukoresha. Niho duselecting kubera ko data zacu urabona data ntabwo zaje, hashobora kuba harimo ikibazo runaka. Reka turebe error baduhaye ijyanye. Baza muri inspection tukareba kuri console, mubyibuke niho barebera error, kuri console hano iyo baguhaye ngo error connection refused ntabwo iyi port iri hano ibihura n'iri muri backend cyangwa se iyi name ntabwo yahura cyangwa se backend ntabwo iba start. Turaza turebe hano ko hari display, ese na hano muri display koko kuri iyi link niyo iriho? Yego niyo iriho na port zirahura. Tubanze turebe ko backend starting. Turebe yuko backend starting. Ikibazo cyabaye kirihe? Okay, murabona data zaje, ntabwo twari refreshinze. Data zacu murabona zaje, harimo
iyi Samu niyo twari twashyizemo ubushize, Emi n'iyi Anita twashyizemo tukigera hano. Nindiritinga ntabwo biri gukunda kubera ko ntabwo twigeze dushyiramo SQL yo kuri delete. Reka dusubireyo nayo tuyishyireho. app.delete bracket aho turashyiraho delete, murareba ni delete id, noneho to delete from employee, turasiba muri employee, aho employee id ingana na request promise.id. iyi promise nayo ni ikoreshwa nyine, ubwo nidusiba turi busibe id, noneho ibindi byo ni ibisanzwe. niba error birahita error, erize returning result. Noneho turebe uko bimeze. turadiritinga Anita, murareba yagiye Anita. turadiritinga Emi, nawe urabona yagiye Emi. noneho muri display mu kongera experience tuze twongeremo button izajya yemerera ilinkinga nyine umuntu agahita asubira kuri kuri kongeramo izindi data runaka wenda atarinze banking akoresheje arrow ya Chrome. baza hano dushyiremo twayishyira hano, dushyiramo div button class name button class name funge then dushyiraho iyi health reka twe gukoresha button, dukoreshe link tulinkinga kuri insert class name button down biraba code uze twimportinge link mu import link. niturangiza data tuza ariko tubanze dusebe muri div dushyiraho class name justify
tuze turebe, urareba hariho aka kabatoni, aka kabatoni ikintu kazadufasha ni uko tuzajya dukirika kuri adi tukayanga hano, tugashyiramo kabiri, dushyiremo porotari, soni, deni hari akawuntanti, urareba yabaye adedi, twongere tugaruke dushyiremo gatatu, dushyiremo Samuel, ari Kirina kwa Dindi, urareba birameze gutya, dushatse twamusa. Murakoze rero, ry'uyu munsi ryari iri, rwose mbasaba ngo mumfashe mukore subscribe, musharinge ku nshuti, kandi ndabakunda cyane. Reka ibibazo byose mwahuye nabyo, imbogamizi, amayera muri bubone muri komenti, niho hantu ho kugira ngo duhurire dukosore ibyo bibazo byose. Hari aho wabonye nihutishije uburyo nakoresheje uyu munsi, nimba butabanyuze twabukosora nta kibazo, gusa ariko ndakeka byose byumvikanye. Ikibazo, inyunganizi, byose ni muri komenti. Ntimwibagirwe gusharinga, ntimwibagirwe gutanga subscribe, kandi mbibutse ko umuntu utari gusobanukirwa udutamu turi gukoresha, ufite note, uzikenera hari nomero ya WhatsApp muri description, mujyemo murebe, boherereze na note y'ibi byose turi gukora, ubundi ibintu bigende neza. Ndabakunda cyane, kandi nabashishikariza ko mwaguma kunkurikirana, mukanasharinga mu bantu, kuko nicyo kintu cyane. Naho rero murakoze, reka mbararikire kugira ngo duhurire ku yindi video part 4 yo gukora update, twapudetinge ku buryo wapudetinga ahari contabilité, ahari accountant ukashyira like cleaner or another, ukashyira icyo ushaka nyine, niyo tuzakurikizaho. Nyuma ya byose ya crude tuziga design ya nziza nyine, buryo ukareba ako kantu ukaba ati kabisa ibintu bimeze neza. Aho rero reka duhure nyuma, ndabakunda cyane.